bashimana gukomeza kuba imbere y'Imana gusenga ntakwiye kurambirwa kuko Umwami Yesu yabitubwiye yigisha wa mugani wa mufakazi na mucamanza mubi. Kandi tumukunde usomere Luka 18:1-8 nubwo tuza twasoma kenshi gatwasubire. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko Umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Amen. Amen. Hano ngo uyu mugani yawuciye kugira ngo yigishe yuko abigishwa be bakwiye gusenga nibarambirwe. Hano mu Gifaransa ngo prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Toujours no kuvuga gechos sans interruption. Toujours prier. Hanyuma cya kabiri ngo et ne point se relâcher. Nta kurambirwa. Kubera ko umwana w'umuntu afite ikibazo cyo kurambirwa. Cyane cyane rero yari ibyo mu mwuka, urumva ko birushizaho gukomera kuko hari imbaraga zibirwanya. Mu bisanzwe muri kamere yacu abantu turarambirwa. Mu bisanzwe. Dans la vie naturelle, normale, mu buzima busanzwe turarambirwa. Amen. Iyo bigeze rero mu by'Imana rero, ariyo n'ikindi kiyongera kurwanywa na Satani. Ngo Satan afite avantage kabiri. Icya mbere, muri kamere turarambirwa. Naturellement turarambirwa. Bayibona? None icya kabiri noneho mu by'ubwami bw'Imana hari ubirwanya rero. Nuvuga ngo rero Satani ahita abyungukiramo kabiri. Ni mu byumva. Naturellement turarambirwa mu bisanzwe. Muri kamere. Nubwo twaba tutazapinga turarambirwa. Hanyuma yagera rero mu by'umwuka, kuko iby'ubwami bw'Imana bifite umwanzi wabyo. Noneho Satani rero akadurwanya kugira ngo ntidushishikarire mu gusenga. Bya bintu bibiri Satani akabirwanya. Toujours prier, gusenga igihe cyose. Ne point se relâcher, kutarambirwa. Ibyo bintu birero ni urugamba. Niyo mubona abantu benshi mu gakiza ntibamara igihe cyose kugeza bava mu isi. Barizera igihe runaka, hanyuma ikindi gihe bakabivamo. Cyangwa se bagatangirana umurava, hanyuma nyuma y'igihe runaka kirekire bagacogora. Ariko abantu batangirana umuriro w'Imana, umurava,
noneho bagakomeza uko imyaka igenda ishira indi bazamuka gutya, ni imbarwa. N'abagenda gutya rero, abo rero sinzi abaribo. Kugenda ku cyomyo kuzamuka n'uvuga ngo kuva mu bwiza ujya mu bundi, kuva mu kumenya ujya mu kundi kumenya Imana, kuva mu murava n'ishyaka ujya mu abo ni imbarwa. Benshi n'abayivamo. Hanyuma umurongo utambitse gutya, abo ni bande rero? Iyo ibintu bitamanuka ntibizamuke biraho, mwumva bishoboka mugakiza? Birashoboka? Ntabwo nsubira inyuma kandi ntabwo njya imbere. Ibyo birashoboka? Bishoboka. Celui qui n'avance pas, voilà. Iyo utajya imbere urasubira inyuma. Satani azemera ngo ugume uhagaze hamwe, aragusunika tu. Niyo mpamvu rero umwami yazanye uyu mugani. Hanyuma aratubwira ngo uzihangana akageza ku iherezo ni uzakizwa. Kwihangana kuragaruka mu magambo y'umwami. C'est très difficile. Kudahindagurika. Vivre dans un monde changeant tout en restant soi-même. Kuba mu isi hindagurika ukaguma uri wa wundi, ntabwo ari ibintu bishobokera benshi. Amen. Kubera ko umuntu ari mu isi igenda hindagurika. Noneho iyi si yo mu gihe cy'iherezo yo irahindagurika mu muvuduko ukomeye cyane. Hariho za influence nyinshi, ibintu byinshi bya influence abantu bagahinduka mu bitekerezo byabo, bagahinduka muri comportement yabo uko bitwara. Mwibuke ko les psychologues bavuga ngo umuntu agizwe na 40% d'inné et 60% ikava kuri environnement. Nuvuga ngo wowe ibikugize 40% n'ibyo wavukanye, 60% naho uba, ibyo wabayemo, environnement yawe. Numva ko ari byo byinshi. Amen. Nuvuga ngo l'homme est influencé par son environnement à 60%. Ngo 60% y'ucyuri cy'ubu biva pana mu nda ya mama, pana ibyo wavukanye, pana mu majene, biva muri environnement wabayemo, wavukiyemo, wakuriyemo, wizemo, abantu wa fréquence, abantu wabonanye, milieu yawe, ibyo byose byarubatse muri wowe 60% y'ibikugize uyu munsi. Donc urumva ko environnement ni ikintu gikomeye. Amen. Environnement ni ikintu gikomeye. Environnement irakuremamo 60%. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga kuba maso kuri cercle social yacu, kugendana n'ababikonona ingeso nziza. Donc l'environnement social, mu muryango. Iyo tuvuze environnement social ni umuryango, umuryango wavukiyemo, uba ufite ibyawo, amagambo wumvise, biki byose, aho wagiye kwiga, ahantu hose wabaye hari ikintu bigusigamo. Niyo mpamvu 60% rero ngo ni environnement. Hanyuma 40% biva
mu byo tuvukana tuvana mu babyeyi binyuze mu majene baduha. Amen. Kuki bavuga ngo, tugeze kubivuga hano, bavuga ngo l'homme est un produit de son époque plus que de son père. Ng'umuntu ngo icyamugize ngo ni ibihe yabayemo kurusha abamubyaye. Ni ukuvuga ngo rero kutubyara bifite uruhare ruto ukurikije n'ubuzima tunyuramo. Ayibise. None bari abantu ba Al-Qaeda, ba Shabab, bari bizika ibisasu, abitwa ibyihebe. Buriya iyo afatwa akiri muto hanyuma akavukira mu muryango w'abakristu kandi bakijijwe bari mu nzira y'agakiza, hanyuma akiga mu mashuri atari mu bintu by'ububandi, hanyuma akafrekanta abantu bubaha Imana, Imana nyamana, birashoboka ko atari kuba ikihebe. Mwayibise? Nigeze kuba urugero rwa Albert Einstein, gihangange muri siyansi. Iyo Albert Einstein avukira tuvuge hariya muri Togo, cyangwa akavukira muri Afghanistan, wajibise, ntiyari kuba uwo yabaye we. Birashobora kuba yari kuba undi. Murabibise? Ndiyo ndabereka rero environnement, influence yayo mu byerekeye ubuzima bw'umuntu. Bibiliya irabitwereka. Kugira ngo Sawuli abe Pawulo, akoreshwe n'Imana muri ya rwego ukomeye mpuzamahanga. Iyo Sawuli, ko bita Sawuli Tarso, yavukiye muri ville yitwa Tars. Amen. Iyo ni hanze ya Israel, mwemba yabice amajyaruguru ya Israel nk'amajyepfo ya Turkiya bari. Iyo aguma i Tarso ntiyari kuba icyo yabaye cyo. Isi yari umucuruzi, umuyuda w'umucuruzi, yaguze nationality y'Abaroma, kugira ngo bimworohereze n'abana be kugera kure. Wenda Tarsi hariho ama-université akomeye, yarize za kaminuza icyo gihe. Vuga ngo yari kuba undi, wenda umunyabwenge ukomeye, cyangwa akaba umucuruzi nka se, agakomeza business ya famiye. Ariko byabaye ngombwa ko Imana ikorera muri se, kamuga ati ko urangiza amashuri ya secular usanzwe, genda Yerusalemu, hari professeur yitwa Gamaliel, niwe twemera mu byerekeye amategeko y'Imana yacu. Gende mu ishuri rye wige rero noneho n'amategeko y'Imana. Nuvuga ngo il a changé d'environnement, yahinduye aho yaratuye. Ajya rero hariya mu ishuri y'iby'Imana Yerusalemu, avamo umufarisayo ukomeye. Noneho Umwami Yesu abona yuko icyo yashakaga cyakozwe, yuko amaze kuba igihangange mu kumenya Ancien Testament, mu kumenya Isezerano rya kera. Yarabuze gusa urumuri rwo kwereka Yesu mu Isezerano rya kera ko ari uriya w'i Nazareti yamaze guseruka Mesiya. Bituma rero Umwami Yesu ahura nawe, noneho akamuha icyo yarabuze, revelation, yishurirwa yuko Isezerano rya kera cyari igicucu cy'Isezerano rishya. Murumva environnement rero, environnement ikintu gikomeye. Amen.
byari ibyo byo kubimenya environnement. Hano turumva yuko umwami Yesu kugira ngo yigishe abantu ku byerekeye gusenga batarambirwa, yakoresheje uriya mugani uriya mupfakazi yahora agatonda ku mucamanza mubi, umucamanza atatinyaga abantu, ntiyubahe n'Imana, ntagire n'isoni, igihe cyose akamwirukana, genda genda genda. Hanyuma rimwe aribwira mutima we ati nubwo nta Imana ntacyo bimbwiye n'abantu nta gasoni mfite kabo, ariko umupfakazi kuko igihe cyose aza kumbuza amahoro, reka muhe icyo ashaka, mukire. Yabikoze nko kumwikiza. Yesu aravuga ngo nimwumve iby'uwo mucamanza mubi, ko yaje maherezo kumuha icyo umupfakazi yashakaga. Ngo none so wo mu ijuru azabura ate kumva ugutakamba kw'intore ze zimutakambira ijoro n'amanywa ngaho n'amasengesho, ngo ntazazirengera? Ngo ndababwiza ukuri, azazirengera vuba. Niho rero dusiga ikibazo, ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera mu isi? Ariko umva au départ, mbere na mbere ko ari kutwigisha gusenga ibihe byose tutarambirwa. Mwandike ibintu bibiri, gusenga ibihe byose tutarambirwa. Pana rimwe na rimwe, gusenga ibihe byose tutarambirwa. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma abantu barambirwa, haba mu gakiza, haba mu masengesho, cyane cyane yuko ibyo tubonesha amaso nabyo ntago byoroshye, nawe bifite imbaraga. Paravuga ngo twebwe ntitureba ku bigaragara ngo n'iby'igihe gito, ngo tureba ku bitaboneka ngo n'iby'ibihe bidashira. Ariko ibyo ntago bifitwe buri muntu wese, kugira ngo ibyo abonesha amaso abyime imbaraga mu buzima bwe, abirutishe ibyo twiringizwa n'ijambo ry'Imana. Iyo ntago bifite bose. Rero gusenga birasaba determination, birasaba kumaramaza, birasaba kumenya akamaro kabyo, icyo wunguka, icyo uhomba. Turavuze ngo on doit prier comme on respire. Tukwiye gusenga uko duhumeka, kuko amasengesho ni umwuka umuntu imbere akeneye. Natwe tubuze umwuka turapfa, tubuze oxygene turapfa. Amasengesho ni oxygene yacu. Iyo tubuze oxygene turapfa mu isi isanzwe. Iyo rero amasengesho yacu atakiriho turapfa mu buryo bw'umwuka. Ariko kandi tukirinda nitugwe amasengesho y'imihango, nabyo yashoboka. Ugasenga mu mihango gusa. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana y'utuyore masengesho riravuga ngo comment lutter contre l'incrédulité. Le remède à l'incrédulité. Hano rero kugira ngo tumve iyi titre neza, tukwiye kumenya ikintu kimwe. Bibiliya hari amagambo abiri ivuga ariko ntabwo asa, ntabwo avuga kimwe. Le doute et l'incrédulité. Nibyo dushaka kureba. Le doute et l'incrédulité. Hano turavuga ngo ese umuti wo kutizera ni uwuhe? Kutizera ni incrédulité. Doute ni ugushidikanya. Tuza kwibona. Doute ni ugushidikanya. Incrédulité ni ukutizera. None turavuga duti umuti wo
kutizera ni uwuhe? Apana umuti wo gushidikanya, turaza kubibona kuko benshi barabyitiranya. Quel est le remède à l'incrédulité? Ese umuti wo kutizera ni uwuhe? Turasoma muri Matayo 17, 19-21. Aya magambo arakoreshwa muri Bibiliya. Maze abigishwa be baramwegera biherereye bati, ni iki gitumye twebwe tubinanirwa kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko mwene uwo ntavanwamo n'ikindi kiretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Muri Bibiliya haravugwa cyane incrédulité, kutizera kurusha gushidikanya. Gushidikanya umubare gukoreshwa ni muke ugeranye no kutizera. Amen. Donc la Bible parle peu du doute. Irayivuga, ariko ugereranije no gushidikanya, ijambo rikunda kuvugwa cyane ni gushidikanya. Igihe ya nzoka yaje gushuka Eva, amen, yamubibyemo iki? Gushidikanya cyangwa kutizera? Gushidikanya. Kubera iki? Kubera ko itamubibyemo kutizera. Byo itangiriro. Turagaruka muri Matayo, itangiriro 3. Itangiriro ibice 3, umurongo wa mbere bigeze ku murongo wa 7. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari iby'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo, arazirya, aha n'umugabo we wari kumwe nawe, arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'umutini, biremera ibicocero. Amen. Amen. Urabona iyo nzoka yaje kuri Eva, iramubwira ngo ese Imana yaravuze? Ese Imana yaravuze? Muri iyo jambo, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ese Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibiti byose byo muri iyo ngobyi? Mwabivuze? Aha rero niho ubona uko dute ikora. Dute ni ukuvuga gushidikanya, apana incrédulité, kutizera. Dute rero obereza, dute cyangwa gushidikanya ntabwo ari y'umupagani gusa,
no gushidikanya n'umukristo nawe bimugeraho. Kubera iki? Kubera ko abafite ijambo ry'Imana, abafite ijambo ry'Imana abarizi. Noneho umwanzi agahitaza kugira ngo amuhe ikindi gitekerezo kinyuranye cya kindi cy'Imana. Ni intambara hagati y'ukuri azi n'ibinyoma by'umwanzi. Ngo dute niko isobanurwa. Bivuga ngo rero n'abantu bakomeye bagendanye n'Imana mu mateka, hari ibihe bageraho dute ikabafata. Wabyumvise? Amen. Uza kubwira ngo nta dutagira uyu azaba kubeshya. Kubera iki? Yanzoka Satani atari kubibamo incredulity, atari kubibamo incredulity, atari kubibamo kutizera. No. Imana bari bayizi, bari kumwe nayo, ahubwo yashatse ko bashidikanya ku ijambo ryayo. Petero igihe yagendaga hejuru y'amazi, hanyuma yavana amaso kuri Yesu, namwanga amaso agatangira kwibira mu mazi, agatakambira Yesu ati ntabara ndapfuye, kuko imiyaga ari myinshi, agira ubwoba amata kwibira mu mazi. Yesu amufata ukuboko, hanyuma aramutabara. Amen. Hanyuma amubwira amagambo ngo homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Kubera iki washidikanyije. Amen. Gushidikanya rero ni igitekerezo kiba kije mu muntu kikagongana n'ukuri azi. Niko bita gushidikanya. Ntabwo uba wahindutse utizera. Wabyumvise? Nuvuga ngo dute ni ikintu kiva kuri Satani cyangwa no mu bitekerezo byawe, ariko bigahita bitangira guhangana n'igitekerezo cy'Imana, bigatangira guhangana n'ukuri uzi ku Mana. Iyo ni bita dute. Amen. Dute rero ni ngombwa tuzagenda duhura nayo mu buzima kugeza aho tuva muri isi, ariko ntabwo twebwe bamenye Yesu Satani yaduhindura des incrédules. Incrédulité ni kinoneho kutizera. Incrédulité ni ukuvuga c'est quelqu'un, un incrédule, c'est quelqu'un qui rejette Dieu délibérément. Ni umuntu iby'Imana abyirukana ku bushake. Uwo ni umu incrédule. Ntashaka kwizera, ntashaka kwemera Imana, ntashaka kwemera Bibiliya, kandi ku bushake ntashaka. Uwo ni incrédule. Muzarebe ibyashoboye Yohana 21 umurongo w'8, abantu bari hariya muri uwo mu rutazima, mundebere ko harimo abazize dute, gushidikanya, cyangwa abatizera. Dusomere twumve, mwumve aho bitandukaniye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Mugeze mumva ushidikanya utizera, les incrédules. Utizera Bibiliya ivuga les incrédules. Mu Kinyarwanda bishobora kukuvanga.
gushidikanya, kutizera. Ariko hano muri concept turavugamo yaba ya theologie, yaba mu byerekeye concept ya science, tuza kubibona gato. Ni ukuvuga ngo biratandukanye, biri hafi na hafi. Ayo magambo abiri ari hafi na hafi ariko atandukanye. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo izajugunya mu muriro abantu bashoboye gushidikanya mu gihe runaka cy'ubuzima bwabo, kuko ibyo birafata abantu kuko ari abantu. Gushidikanya bituza ko turi abantu. Amen, haleluya. Ngo muri siyansi ho gushidikanya niko gutuma twarageze aho twageze, apana gutizera. Ibyo muri domaine yacu doute, kugira ngo bagere ku kuri uyu munsi muri siyansi babanje kuduta. Ni ukuvuga ngo ibyo babona bakabyibazaho ko yaba ari byo. Amen. Anyita le doute sceptique et le doute méthodique. Tubaza kubivuga amagambo ariko mu byumve muri siyansi uko bikora, hanyuma twumve no mu Mana uko bikora. Ariko mubanze mumenye itandukanizo mu buzima bwacu mbere yo gukizwa, tumaze no gukizwa cyangwa tumaze kwinjira mu nzira y'agakiza. Amen. Ntabwo ushobora kubaho mu buzima utigeze ugira igihe cy'uko haba gushidikanya. Ese iki kintu cyaba kiva ku Mana? Iyo ni iki? Ese ko nasenze nkabona imyaka imaze kuba imyaka ntabwo nsubizwa, ubwo si Imana iranyumva? Iyo ni iki? Wabaye utizera? Wabaye incrédule? Non, tu n'as pas rejeté Dieu. Ntabwo Imana wayanze cyavuye ku Mana. Amen. Ariko se uriya muntu ko namusengeye igihe kirekire ngo akire, akaba atarakira, nta n'agacu ko gukira mbona, si Imana nimbe yumva amasengesho yanjye, kuri wasanga ari ibyaha aryamiyeho? Uragira gute? Doute. Donc le doute fait partie de la vie. Kuduta, gushidikanya biri muri bene Adamu. Kubera iki? Kuko tutazi byose nk'Imana. Iyo tumenya byose ntabwo dushobora kuduta, kuko tuba tubizi. Amen. Haleluya. Kandi iriya doute nubwo atari nziza, ariko umurimo wayo utuma dutera intambwe, tukava muri za certitude tuba dufite, ibyo duhagazeho dutsimbarayeho, kandi bikaba bihabanye n'ukuri. Rero doute tureba twebwe ni doute ibitekerezo kiza kikagongana n'ukuri kw'Imana tuba tuzi. Ntabwo rero uzavuga ngo uzamara ubuzima bwose utaragira iyo ntambara. Amen. Ntabwo uzamara igihe ubuzima bwose utaragira iyo ntambara y'ibyo Imana yakugejejeho kumenya, na confrontation yabyo na realite ya buri munsi. Aho niho havuka rero icyo bita doute. Ariko umenye ngo doute ni différente na incrédulité. Doute twahise mu Kinyarwanda gushidikanya,
incrédulité twavuze kutizera. Ntabwo birivuga ngo amen, haleluya. Ushidikanya, amen, ntabwo yanezeza Imana, ahubwo utizera, ubwo ni incrédule, kuko ararojeta Imana n'ibyayo. Ariko dute ni igihe haza mu buzima bw'umuntu utekereza mu mutima ukuri kw'Imana, kw'ijambo ry'Imana muri we, ukagongana na reality arimo. Ninde se yavuga ko atigeze anyura muri dute? Ko tuwe turasengera iki tukabona haje ibindi n'urugero, none se Imana yatwumvise? Iyo ibitekerezo bije, iyo ni dute, ntabwo ari incredulité. Kwese Imana hari dusengera amahoro mu bihugu runaka, aho kubona amahoro akaza intambara. None se bashaka kumbwira ko ntabwo wagira dute? Ko ese Imana iranyumva? Ese Imana ntabwo iragira dute? Wasanga Imana ishaka guhana abantu hariya, tugatangira kwiha ibisobanuro, kubera ko turi abantu, ntabwo tuzi byose. Donc le doute vient du fait qu'on n'est pas omniscient. Doute iza ushidikanya kubera ko tutari Imana ngo tumenye byose. Imana ishimwe. Doute rero uzayisanga mu buzima busanzwe, uzayisanga no mu rugendo rw'agakiza. Ariko incrédulité yo, c'est le rejet de Dieu délibérément ou délibéré. Umuntu agahitamo gusa kubalansa iby'Imana ntabishaka, mvanaho ibyo. Wayibise nk'abo rero ntabwo ari dute, kuko uduta kucyo ufite deja, nta by'Imana bizima afite, ntabwo yaduta rero. Wayibise, ahubwo we ni umuhakanyi. Incrédule ni umuntu ahakana iby'Imana n'Imana ubwayo. Ikindi nshaka ko mumenya, ibiri mutabimenya muzajya mukonfonda ibintu. Wabizi? Ibi nabyo incrédule mugwe kubimenya. Umu incrédule ntabwo ari umu ate. Umu ate n'umuntu avuga ngo ntabwo yemera ko Imana iriho. Wabizi? Umu incrédule nubwo ahakana Imana, ariko nagera avuga ngo ntibaho, ahubwo we ahitamo ibyo yakira. Donc il a une idée qui se fait de Dieu. Donc hari ibyo yibaza ku Mana bihamanya n'ibyo uramubwira Bibiliya. Uwo rero niwe yita incrédule. Ariko umuhakanyi we karema arakubwira ngo nta Mana iriho. Wabyumvise? Incrédule we afite forme y'Imana afite umutwe we. Ushobora kuba incrédule ufite idini, ushobora kuba utizera kandi ufite idini, kubera ko idini ryawe rikwereka Imana itandukanye niyo Bibiliya irakubwira. Icyo gihe ntabwo uri ushidikanya, ahubwo wowe ntabwo wizera. Imana ishimwe. Wabyumvise? Nk'ubu turicarana mu masengesho, turasenga turiga ijambo ry'Imana. Bibiliya igahita itubwira hano ngo mube maso igihe cyose, ngo mumere nk'umuntu nyirinzu, ngo namenye igihe umujura azazira, ngo niyo mpamvu aba maso, ngo namwe shobuja azaza mu gihe mutibaza. Sibyo? Mu kanya ko guhumbya, abantu babiri bari mu buriri bumwe, umwe ajya undi asigara. Babiri bari mu murima, umwe azana undi asigara. Babiri barasa kurusho, umwe ajya undi asigara. Si ijambo y'Imana? None ugahita muri wowe, ariko se nk'ubu koko nk'aka kanya yaza? Iyo ni iki? Ni incrédulité, ni doute? Ni doute. Doute akwiye kuba harimo ukuri deja uba ufite, akazi n'igitekerezo kiza kugongana na kwa kuri. Ni dualité.
entre la vérité et le mensonge du diable. Ni intambara hagati y'ukuri kw'Imana kuri muri wowe n'ikindi gitekerezo kiva kuri wowe cyangwa ku mwanzi, kugira ngo birebe ko cyahirika kwa kuri. Ninde yabyumvise? Muraza kumva implication yabyo nitwavansa. Muraza kumva impamvu ari ingenzi kubimenya. Igihe cyose azaba ari igitego cyo gushidikanya ku ijambo ry'Imana muri wowe, uzajya umenya ko wowe uracyari umuntu yizera Imana, ariko hinjiyemo igitekerezo gitandukanye n'ukuri. Mwabibise? Ariko mu rutazima twabonye bazajyamo, ntabwo ari abantu bigeze gushidikanya, ni abantu batizera, incrédule. Amen. Haleluya. Kuko Imana yavuga ngo abazajya mu ijuru ni abantu kuvaho bamenye batigeze bashidikanya. Ninde se yajyayo? Ninde yagerayo? Ntawe. Toma yari incrédule, yari utizera. Mu Kinyarwanda biratugora, sibyo? Yari utizera cyangwa washidikanya? Voilà. Toma, kuko ushidikanya, zana ukuboko kwawe, kora. Wabibise? Ni jyewe ntabwo ndi umuzimu. Kora urebe inkovu. Donc murabyumva? Ntabwo yari incrédule, donc ni doute. Ndetse yazutse. Amen. Turaza kubona rero n'ukuntu turwana iyo ntambara kugira ngo tubashe kuba abanesha za dutezo zose iyo ziduteye. Imana ishimwe. Rero umutwe twavuze iki? Umuti wo kutizera. Amen. Haleluya. Twakongereza rero ko tumaze kumenya ko bitandukanye. Umuti wo kutizera nuwo gushidikanya. Aba ari umutwe. Umuti wo kutizera nuwo gushidikanya. Umuti wo kutizera nuwo gushidikanya. Niyo dukeneye imiti ibiri, ariko uriya wa mbere w'abatizera abo n'abapagani. Sibyo? Ni gute umuntu yava mu bupagani akaba umuntu Imana yizera Imana ikamwemera? Hanyuma umuti wa kabiri rero ni umuti w'abasanzwe barakiriye ukuri, ariko mu rugendo rwabo rimwe na rimwe hakaba haza igitekerezo kiva ku mwanzi cyangwa muri bo kishaka kurwanya kwa kuri. Amen. Ko Imana yavuze, ko ijambo ry'Imana rivuga, amen, ngo nimukiganyire, mumenyeshe Imana byose mu gusenga, kwinginga no gushima. Ariko se none yewe ibyo nshaka kumenyesha Imana, nshaka kumenyesha Imana, nta kazi nasabye, kandi mu bintu bisabwa iyo ndebye nsanga bimwe ntabwo mbyujuje, kandi yavuze ngo nitwikiganyire ngo byose bimenyeshe Imana. Se koko Imana se yazuzuza biriya wibuze? Waba iki noneho? Wawe mupagani? Ni gushidikanya. Ndibaza ko umaze kubyumva. Amen. Gushidikanya ntabwo biguhindura ko umupagani, kuko ushidikanya ku kuri usanzwe ufite, ariko umupagani nta kuri afite. We afite ukuri kwe kutari kw'Imana. Niyo bita incrédule. Ariko twabonye ko incrédule ntabwo ari athée, kuko athée we l'idée de Dieu n'existe pas. We ntashaka kuva ko n'Imana. Ariko incrédule afite uko yubatsemo ijambo Imana.
diferanse murayumva? Amen. Umuate ntashaka kumva ko bavuga n'Imana. Wabyumvise? Dieu n'existe pas. Imana ntabwo ibaho. Ariko umu incrédule afite uburyo ashushanya Imana muri we. Kabone nubwo ari ibinyoma ariko afite ukuntu we ayishushanya muri we. Bari abantu batatu batandukanye. Ariho abizera bo ari igihe mu rugendo rwabo bahura no gushidikanya nubwo atari byiza. Amen. Kuba bishobora no gukomeza hanyuma bikazabavana no muri uko kwizera iyo bidakemutse. Wabyumvise? Hariho abizera bo bafite ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hariho abatizera bafite uburyo bo bazi Imana mu buryo bwenge bwabo. Hakaba hariho n'abahate rero bahakana Imana karema kwitabaho. Ibyo rero mukiye kubitandukanya. Amen. Twebwe ntiturabahate, twebwe turizera Imana, ntituri abatizera, ndavuga les incrédules, kuko twebwe twizera Imana uko yahishuwe na Bibiliya. Ariko mu rugendo rero hari gukuri kw'Imana kuri twe kugongana n'ibibazo byo muri ubuzima, tukaba dushobora gushidikanya rimwe na rimwe. Amen. Haleluya. None se kubera iki mwene so akubwira iby'Imana yakoze igitangaza hanyuma ukiyesklama ijambo yawe nibyo? Kubera kugira gutyo? C'est pas vrai. Kubera kugira gutyo kandi uri umukristo? Nuvuga ngo ntago byinjira. Nubwo ari byo ntago byinjira. Mu ijuru nawe wahita avuga ati genda uzajya mu rutazima. Niko bavuga? Oya. Kuko ntago uri incrédule. Reka dufate iminota 5 umuntu wese atekereze kuri ibyo bintu. Amen. Ibyo bintu bitatu hanyuma usaba Imana kugira ngo ibyo tuza kwiga Imana igwe kubyumva neza ukuntu uzajya urwana intambara yo gushidikanya. Hanyuma tuzaza gusengera rero babandi les incrédules, babandi rero batizera. Tusengere n'abariya nabo abate babandi babahakanyi. Oya bora ngo babahakanyi. Utizera ntago yizera ibyo Bibiliya ivuga, ariko afite ibindi yizera. Ariko umuhakanyi we mu by'Imana we numuhakanyi. Twabuze uko tubivuga. Mufate ate ko ari umuhakanyi. Ahakana ntabwo ahakana ukuri kw'Imana, ahakana Imana ubwayo. Hanyuma umu incrédule twamuse utizera. Hanyuma ufite doute twamuse ushidikanya. Nibyo. Nubu wowe waje hano ntiyabuze utuntu two gushidikanya wagiye uhura natwo. No mu masengesho urasenga ari igihe gushidikanya kuza. Izabigenza gute? Izanyuza hehe? Mubizi? Ibyo ni ibintu biri mu buzima bw'abantu, yaba bizera yaba abatizera. Mumvise impamvu umuntu ashidikanya? Nugo yabaza Imana rimwe na rimwe ukuri kw'Imana muri kwagungana n'ikindi gitekerezo nuko tutari omniscient, tutari abantu bazi ibyo byose. 35